muze tubanje gusuhuza ubona nyine umusaza w'imvi umusaza nyine wa kera wihaye ushaka gusanga bari kuri za nyama z'inyamaswa za kera. Murakoze kunsuhuza nanjye ndabyishimiye ariko nta nyama za kera zabagaho zose zari abasaza bafite imvi nk'izo zanyu hana nkanjye ntabwo n'amafite ariko ukundi kukureba nkawe mamona wagira ngo kera baryaga inyamaswa usanga ushaka gusanga mwarere no kunta keretse abahigi naho twebwe ntabwo twigeze tuba abahigi. Okay, rero byatinze mu magambo iyi ni televiziyo yitwa Iwacu mu Ngo. Urakoze. Iwacu mu Ngo rero tujya tuganira n'abantu bari mu rugo twabaza ku mbere yo mu ngo tukabaza uko babayeho bese ubuzima butandukanye bwo mu ngo nyine bisanzwe. Noneho twifuje kuganira nawe sinzi niba watangira wibwira abakurikiye televiziyo yacu Iwacu mu Ngo. Urakoze. Giye gutangira nibwira nitwa Uwimana Aloys. Uwimana? Amazina ya kera kabisa. Urakoze nibyo data yanyise niwe na mama. Nkaba nkomoka ubu bahagize Rulindo ariko mbere hari su prefecture Kinihira. Ubu ni Rulindo ni mu Burasirazuba. Ahoze ari commune Cyungo. Okay. Rero Uwimana kugira ngo tukubaze urabona nk'abantu bino misi dufite amatsiko kumenya ngo ubundi ko twe tubona twigendera tukaryama tugasaragurika ubundi abantu bangana nkamwe mbese ababyeyi bacu utubwire nibura itandukanizo riri hagati y'abantu babyeyi bacu cyangwa abantu ba kera cyangwa generation ya mbere niko nabivuga na generation y'ubu ngubu. Ndakeka François yumva generation ya mbere premier generation. Urakoze. Nk'umuntu bibaza nyine utari uwa kera ugomba kureba urungano rwawe ukibaza n'urwa kera. Yes. Ubwo ni ukuvuga ngo kera ubu hari umwana utazi n'isuka icyari cyo, hari umwana utazi inkoko icyari cyo, hari umwana utazi igisobane icyari cyo, hari umwana utazi ikigega icyari cyo, hari utazi ikirago icyari cyo. Ubwo urumva ko bitandukanye. Byanga byakunda imibereho ya mbere n'iy'umubiri biratandukanye. Dufite amatsiko nk'abantu bakurikiye televiziyo yacu bakunda kutubaza ibibazo byinshi cyane tubaza se kuki mutajya mudutumira abantu b'abasaza basukuru bacu batubwire ngo nibura ni tuzatwitwara kugira ngo tubagendereho tugere mu gihe n'icyo bagezemo nabo. Urakoze. Uko iterambere ritera ntabwo rishobora kugumana ibiriho. Rigomba gutera imbere. Niba umuntu yarabumbaga itafari ubu hari imashini ibumba itafari. Ubwo rero bavuze ngo ntihagumeho ibya mbere iterambere ntabwo ryaba ririho. Urakoze. Bivuze ngo ngubu tugeze mu iterambere. Ese uvuze ngo iterambere kwa kundi nk'abasore bari mu nanya bagenda bambaye ipantaro zageze hanga bashiki banjye bambaye tugera iyo terambere turimo. Aho ni ikitonderwa bitewe n'iki ubundi mbere kera nta n'umwana wambaraga afite imyaka 6. Bambaraga gusa rwose bawaga ariko icyo gihe nge ntabwo nari ndiho kuko kera habayeho uruhu rwambarwa hakurikiraho umwenda w'umukara wambarwa ariyo za ngutiya bitaga rukobora ari rumbiya ubu ntibicyambarwa kubera nyine iterambere. Ubwo rero iterambere rigomba kwambika umuntu mu burenganzira bwe. Ariko wenda ntaguciye mu ijambo kandi twibaza urana nk'ubuzima bwa kera ukuntu biberagaho abaga banezerewe nta bibazo by'isi bafite ariko usanga ujya mu muhanda ugasanga umwana ari mu muhanda umukobwa umuhungu yiryamiye aho ngaho yambaye ubusa cyangwa se ari mu kabari yasinze yiryamiye aho ngaho ariko kera ariko mwiberaga mu buzima nyine buryoshye wagira nka paradiso. Urakoze. Ibintu byose bigirana isano. Na mbere icyo bitaga inkera urabona ko bitangira basoma gake
byagera hagati bagakomera. Ubwo nibwo ibiganiro byakomeraga nabwo bagatangira bagacinya akadiho. Ubwo n'ibindi nabyo bigenda bigirana isano kuko iyo abantu bahaze bararaho bari. Yes. Aho banywere aho bafite ibibazo runaka bitewe n'iminsi turimo. Kudahaga rero ni uko urwo rugo ruba rwabahaye ibisindisha rutabahaye ibyo kurya. Rero reka wenda tujye ku ngingo. Urakoze. Kuko abantu dukurikiye shaka kugira ngo bamenye itandukanyirizo riri hagati. Nibura tubwira nka bitatu bitandukanya imibereho y'abantu ba mbere cyangwa ba kera mu gihe cyanyu nabo bungu. Nurangiza kubitubwira nk'umuntu mukuru uragira inama imibereho y'abantu bungu. Icyambere nakubwira ni uko ko umwana wo ntiwamwokereza ikijumba ngo kirye yishimye adasutse mu mavuta. Icyo ni icyambere. Yes. Umuhaye ibishyimbo cyangwa ibishogoro bitarimo ubuto ntashobora kubirya cyangwa ubunyobwa. Ndetse ushizemo ni inyanya ibyo atabibonye ntiyabirya. Iryo ni itandukaniro ry'abakera nabo. Umuhaye umutsima w'amasaka byo rwose waba umuhaye itafari. Isosi itarimo inyanya nabwo waba umuhaye inyabarongo ngo agutumire. Ubwo urumva rero biratandukanye. Isosi ya kera siyo y'ubu. Ese kera remeze bititubwire kabisa. Kera watogozaga inyama y'inka ugashiramo umunyu ukanywa amazi. Ukarya n'inyama ihiye. None ubu ngubu ni ugushiramo tungurusumu, seleri, pavuro, gusekura mu gasekuru. Ibyo rero ntabwo ibyo byari ibiryo mu bakera. Ndakeka turimo turasoza wenda datinze cyane wasoza ugira inama abana cyangwa se generasiyo y'ubu ngubu wagira inama bagomba kwitwara muri ubu buzima turimo. Urakoze. Nanjye kugira ngo ngere muri uru rubyiruko rw'ubu ni impano, ariko kuba nabagira inama nabyo ni byiza. Iyo bahuye n'umusaza aravuga bite shaho muzee bakongera ibyo ntazi bishira isoni kasweri babwira ubaruta. Ibyo bintu si urubyiruko rubyiruka neza. Nibagende batambuke, nibabona umusaza abogamye bamubogore, nibabona umusaza ahirimye bamwegure. Ibyo nibyo nabagiraho inama isororotse bakareka agasuzuguro. Urakoze cyane. Reka tuzahure ejo mu kindi kiganiro kijyanye n'imibereho yawe cyangwa se y'abantu bangana nawe muri iki gihe. Urakoze. Nta ribi. Burya iyo umuntu akubajije ni umwima icyo akubajije. Urakoze. Urakoze cyane. Uyu ni wa munsi wa kabiri twavuze tuzasubuka ikiganiro cyacu. Ndabishimye. Iwacu mu ngo twagarutse. Ndabishimye mu butumire bwanyu. Murakoze kubera ko twongeye kuhahurira. Ubwo bisanzwe rero ubwa mbere nasanze uri umuntu ukunda ibintu bya artist, ibintu by'imisambi n'iki abikunda cyane. Urakoze. Kugira ngo mbikunde nuko nabaye mu Rwanda rw'amahoro, rufite imisambi, rufite inkoko zibika mu gitondo, rufite inyoni. Ubwo rero nanjye nakunze u Rwanda. Dukundira ibirimo byose, ari abantu, ari ibimera birimo. Imisambi nyikundira kwihiga. Imisambi irahiga. Yes. Ese guhiga abantu benshi batumye ari by'umusambi arahiga. Reka nongere ikindi cy'umusambi. Umusambi urashyayaya.
ntabwo ari ukubagurisha. turi u Rwanda rw'ejo ntabwo urakoze. None se wakubaza ngo umusambu uvahe wahamenya? nabo tuba twisuzana nk'abasaza nyine dusobanurire umuntu twigishe. Yes. Urakoze. Ubundi umuntu yahawe kuyobora iby'Imana yamuhaye. Imuha ibyatsi abigaburira inka, imuha ibijumba abiha abantu, imuha umuceri awuha abantu, ibyiza byihera abantu, ariko imisambi iritoragurira. Yibera ko yiboneye. Rwose. Iyo cyo mpamvu ngo guhiga se niyo witoragurira. Imisambi irahiga. Ntibabara, ntibabazwa n'ibyirya, ahubwo irishima. Guhiga nyine igihe ushaka kujyana no ku cy'umusambi, umusambi irahiga. Ikanashyayaya. Bisobanura nyine mu make. Ni ukubera ko itagira inzara. Uzeho nk'umuntu muzima yakorera nk'umusambi. Urakoze.